Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Freefarm TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza, kandi niba utameze neza reka mwizeze kuraza kurushaho kumera neza kubera Imana. Hanyuma ku bantu batarakora kuri subscribe nakubwira ngo ubikore kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu mu ba mbere. Umukarani yahanutse kuri etaje ya kabiri y'inyubako y'isoko rya Nyarugenge, Imana ikinga ukuboko. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Uyu musore yahanutse ku igorofa rya kabiri ry'inyubako y'isoko rya Nyarugenge mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nzeri 2021. Yahise ajyanwa mu bitaro kugira ngo akurikiranwe n'abaganga. Rimwe na rimwe ku cyumweru ku nyubako y'isoko rya Nyarugenge haba hari abantu bake cyane ku buryo ibintu nk'ibi bishobora kuba ariko ntihagire ubimenya. Niko byanagenze kuko umunyamakuru wacu yahageze hashize akanya bibaye, gusa abantu babazwa uko byagenze wasangaga bamwe nta makuru ahagije babifiteho. Umwe mu bo byabaye areba yabwiye Igihe dukesha iyi nkuru ati nagiye kubona mbona ingofero iratakaye ngira ngo wenda iramucitse, nawe yahise asa nkaho amanutse ashaka nko kurira ikintu, yahise agwa abanjije amaguru. Yavuze ko nubwo kwiyahura abifata nk'igikorwa kigayitse ariko bishoboka ko uwo musore yari afite ikibazo nubwo atabona ko igisubizo cyari cyo kwiyambura ubuzima. Ntabwo biramenyekana icyatumye uwo mukarani ahanuka, nubwo hari abakeka ko yabagerageje kwiyahura. Ubuyobozi bw'isoko rya Nyarugenge bwirinze kugira byinshi butangaza, ariko bwemerera Igihe ko amashusho amugaragaza hanuka ari kwifashishwa mu iperereza kugira ngo hamenyekane icyabiteye. Ntabwo byoroshye ibibera kuri iri soko rya Nyarugenge. Mu by'ukuri ushobora gusanga ari accident yabaye akamanuka, cyangwa se yagerageje gushaka kwiyambura ubuzima. Iperereza riracyakomeje. Murakoze mukomeze kudukurikira mukanda like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora.